aha ko abagabo bari kwihakana abagore kubera inzara, weho nuramwihakanara? ninde wihakanye umugore ubwo? Aha, Papa Ndereya. hanze ndetse Aha. Gihorere sha. sigaye abagore bawe Yewe, yo ndimo ndatanga itangazo. Ubona umuzunguzayi uri gucuruza imyenda itumye, uze kumumfatira. bisa nkaho bakwibye. Yego. Cyahanganye. Bakwibye ryari mukanya? Nka za saha batwariye inkweto zawe. Subizi se? Bisa nkaho iyo myenda itatemberera muri Kigali. Ahubwo ahantu wayikura. Wabaza abantu bari mu ntara ko muri Kigali utwo tumanyeri ntago badukoresha bazi ko ariho bibiye. Ye baba we. Basi se wagiye kuri Kiss FM ugatanga itangazo wenda ko bamfasha. Nga niba ari amapantaro babanza bayagira amadeshire kujya bayagurisha. Ye baba we. Nzi ko ngiye kwihakana umugore nkamureka kubera inzara iriho, none sha ndamwihakanira rimwe na n'ipantaro nsigaranye. Nuko rwose ati n'ikimeyimede nta myenda afite. Yesu w'i Nazareti. None se shaka ko numvaga nashaka kujya gusenga wenda imyenda yanjye bakayigarura, aho ngo insengero ntibarazifunga. Oya, insengero zo zirafunguye. Zirafunguye rwose. Nuko ntago barazifunga da. Zirafunguye. Umfatiremo umwanya ndebe ko imyenda yanjye yagaruka. Imyanya irahari ahubwo vayo uzaba aho wicara. Yesu we. Yewe. Yo. Nuko nguko banyumukije. Ese. Ka gasurubeti kanjye k'amaguru atatu niwo ugafite? Ak'imbere n'ak'inyuma se? Ka kaburute. Ndagafite ariko ko ntago bakibye kubera ko ari ak'umukozi w'Imana. Yego.